dukumira ibyaha rero mureke twamagana iki kigoryi ariko ibaze nawe uri umuntu mukuru urumva ibaze umuntu unatinyuka umva hano bro umva nakoresha birantunguye man kamubwira ukuntu byagenze kwa urabona akavideo kurabyumva nawe nago nari kura kugafata kandi nakoraga nafashe akanyuma gusa bro iyo video ari kuvuga ngo yafashe akanyuma Jay urukumva tuvugisha ukuri video ya mbere yafashe video ebyiri reka ndebe video ya mbere ifite umunota n'amasegonda 25 video ya kabiri ifite umunota n'amasegonda 22 akanyuma no yamufashe video ebyiri iya mbere ifite amasegonda umunota n'amasegonda 25 iya kabiri ifite umunota n'amasegonda 22 ariko ntibizabuza kugufana gafanwa na nyamunsi gahambirwe umaze kuntu kugiti ntabwo ahantu se umaze kuntu kuzigose jewe mbera hose icyarimwe muri Stina sogiye Stina Jane utambuye ko Stina Wena yangu soma izo message bizana ibyanjye na Grace unsomere hagira umuntu usoma hano hagira umuntu usoma cyangwa mbyigize hino none se uwo niwe yanditse dufite nimero zitandukanye no isa no nimero uri kuhabona ifoto yiwe ntabwo imeze iri kakaga foto afite yakoresha WhatsApp nyinshi genda cyarayihinduye ubu ndacyafite ifoto yiwe maza nimba ari indi nimero none Hozi uri kumushinja ngo uramuzi ahanga biragaragara nyine Stina ari kuzamo flow Stina oui Wena ya Grace muri ryamiye turakwibujije turiryamiye se turarana ngengo y'profile dufise kandi duhejeje kuvugana bingibe ntabwo ari bya none hakenzo izi ni ibintu maranye iminsi yarayihinduye okay ni gudi kujya muri fayiro uvuga kwibutse nawe ntuzabura ubwiyemekera sinjye wabikoze haha mwabibonye so Jay rero urakavugira umuntu utari kigwa murebe ntabwo Jay ntabwo mpubuka I take my time ubugome unkoreye imana yo mu ijuru izabikwiture nawe ntuzabura uguhemukira sinjye wabikoze sinzi wamusubije hahaha nari nahaye akaba abagore umuntu foto yanjye ariko ndasubi foto yanjye abagore baba bashishikaye barimo barasoma ubwo we nta musonga wabahanze ndasezeranya bitajya hanze nago bitajya hanze namaze kwishyura neza Jessica $200 oui we nta gasuku waburetse gasoma umusundi je reka kwanza mbanze nsome Jay baravuga ngo dusome twumve Jay reka kutuvanga Enzo namaze kwishyura $200 wenda Enzo umbwire nkwereke ibi ni ibintu bivuga abagore n'abagabo Jay kandi urabizi Godfa Jay ntabwo ibintu bikunda bro ntabwo ibintu bikunda kandi urabizi bro buretse bandi Godfa reka iki no Jay urumva turi mu bintu nk'ibi imana ntabwo ibintu ari byo kabisa uretse gato nkubwire uzi ko wase no mukobwa wanjye mwana ni nuko uvuga izina rye mureke barete bajya kumusacinga mpega ndagusabye please reka ibyo bintu Simba yiyiziye urukonyumva ikintu kiriho ni iki ngiki Jay sibyo ikintu kiriho ni iki urukumva ibi bintu urabizi tubiziranyeho nyine wase ndabizi ngewe niba mugi wase maranyandikira bro Jay kuri kuvuga izina rye kandi batari barimenye baretse ibyo bintu bro nubwo bano bantu ukuntu abagome Jessica marasoma nyine ngo bakomeze nk'inkuru ya wase ariko nta zina rye ryanditse izina ry'uwo muntu
ahubwo ikibazo ni ukuri kwandika izinca nawe uri murigira nkaho we batagira umusundi wawe abakobwa bose barahangana nta muntu udatanga umusundi Gasuku ntabwo ibyo bintu bikunda mani kandi urukumva mu umva Jay ntago twe turi kuri uwo muntu ahubwo izina rye wirivuga twe turi gusoma ibyo Godfather yatweretse sinzi impamvu uwo muntu ari kuvuga ntabwo tumuzi icyo tuzi ntago tumuzi pe n'amazina ba wase ni benshi kuri iyi social media igero yekira mu umureke atiyahura yakora nkunda ukuntu azi kuvuga bakazabika uri kumvugira uzi nta network ufite shu niryamye ubwo nyine ntabwo bahoze bavuga ngo afite uruganda rw'imisumari Masoro inde ibyo bintu nabivugiye hehe wowe niba ari kuyihe live hari ikibazo se niba rufite amenya ko ari wewe ari barinda ahubwo linda washatse ejo bundi pe kuko ntabwo ari ikintu na kimwe okay mureke tugende gatoya rero urumva ni ukuvuga ngo niba umuntu adashobora gufata isomo urumva kuko reka nze nkubwire ariko kumva icyo kintu urumva icyo kintu kweli turakumva God rero niba mwe mushaka kujya ngo tube muri societe itamagana ibibi nk'iki ngiki umuntu ashobora kuba virusi si nguyu uyu nguyu niba ari sita Jay ndamuzi simubonye nonaha iki kigomba kwiyesikiza cyakavuga ati ariko nuri ikintu kibabaje bro akaza urukumva akabesha dore maneke izindi murebe umwana yagiye kubona kubitwa n'inkuba ni Michael arafunze akubitwa n'inkuba abona bro ahantu umwana nsengera hose byabageze igitipe kimhariya ngo nabifashe ngo nafashe ngo akavideo iyo mbibabwiye ntabwo mushobora kubyumva ariko ku rundi ruhande mwebwe nuko bitarabageraho ariko ndashaka wibaze vraiment umuntu witwa ikigabo gifite indingana gutya tina urahari no kuvuga ngo gifite rigasito ngo byagenda yari umwanya wo kweditinga agakropinga niba ubona ntacyo bitwaye kubera iki mutima iyo foto yafashwe muri ako ka video iyo foto iyihe foto iraho ngaho iyo foto y'uwo mugabo wabikoze nese ifoto yo kuyibona byari ubusi ifoto urabona ari ya video wowe uyu we nese video umva ya bibihuriye mutapige screen bataza kutuvanaho biziba byageze imihanda kare sinzi umuntu yakoresha avuga siko nawe sinzi ukuntu kamugeze ibaza ko mise nshaka remera gasuku nkamuvugisha tukabipinga gutyo mwana mwereke se kuna namuhamagaye gasuku kugira ngo byemere bro kuko video yasohowe na gasuku none gasuku niwe yasohoye iyo video ararengana je ararengana yamuhamagaye amubwira ibihe hari hano se urumva ko yivugishwaga gutyo kugira ngo yumvishe uwo mukobwa ko ari uwa danje nyine ariko umuyobeye abantu bashaka gutwika yumvishe ko uko nyine ari uwa danje aziranye na gasuku urabazi so urukumva rero icyo nakubwiraga nani hari ikintu tudashobora gutoleratinga bro ndashaka kumwumvisha ko itari bujye hanze kumenyana ko nyakumva ko bazanye kandi ngo nguriya muntu yahaye phone ngo niyo wayishyize hanze ngo ariko yavuganye na Jay arabihagarika nibyo ashaka kumvisha Jay niyo muntu uhagarika none se Jay yajya mu matelefoni y'abandi yakoze ikosa ntiyishyirishemo ngo Jay ngo nde ngo yabihaye nde nagende yakoze amakosa mu kireke ndabereka ikintu uyu nguyu turaza kubishakira wakati yake urumva turabishakira ubugororangingo uraza gusa you playing with fire ntabwo bintu ari byo bro ubundi umuntu niba bamuhaye umupuri abajya kuwufotora ngo azawukoze iki
Kaje nkubwira ngo yantunguye man umubonye ubona yitonda byatari. Nanjye nkibona nabona gacito ariko ni iki turi aho ngaho kigira amabi aruta ya Rusefero. Ntago yitonda. Yewe namutinya kinyandikira ndamubwira reka sinaza kukureba dushaka hano duhurira twicare. Ngo Jay ko tabihagaritse. Umwami Koronari igitore cyiza. Ngo Jay ngo kutabihagaritse. Yo. Jay ko witabaje ntubihagaritse. Uri komite bari kukubaza. Ngo none Jay ngo ko witabajwe ntubihagarike. Yewe. Jay ko utakumiye. hagarika ibyo atapostinze ibyavuye muri telefoni biba byagiye. Nese ujazajya niba video yageze mu mafone 15 ujazamenya ayo mafone yose. None se Si nk'ibyo umwana byose. w'umukobwa ubundi abasate bro. Uravuze? Abasate abakigaragaza. We Jado uzamutse uzamutse. Ariko uri inshuti yawe Abwibura muri comment bagenda. Yewe ikintu kinangaje ni ukuntu yavuze ngo nabwiye Jay ngo abihagarike. None se Jay niwe wamubwiye ngo abipostinge. Umva aho uwo muntu mugende afite ikibazo bamurege. Uyu musore aguhamagara akakubwira ngo uhagarike ibi bintu wamushubije guki. Kaje reka nkubwire ndagukunda mari je uri umwana mwiza. Ibaze ko je atazi kubeshya. Jay bakubwiye ngo uhagarike iki kiza wakoze. Ari umwana uvuga ngo marchandise vandi ngo bigenda bitera. Okay, iyi nkuru tuzayigarukaho ejo abantu bahari babyutse. Ndashaka gukora iyi nkuru nzayikora ibintu byose. Jay no urumva ngende ndani ibintu gake urukunyumva uru rugo rw'irwa Ariko uyu mugore ngo ni Jessica akora iki Godfather? Imbera ku bantu Jay buriya niba kumwe Jay ndekera Jessica wanjye. Ariko nawe wambeshye Godfather wambeshye kandi nababaye. Nakubeshye muti. Wambeshye ngo uyu mugore ngo ni Jemingo akora ngo mbari n'Indarama. Jay imbera kuba Jay mbabarira udiringe n'antopi turi. Ako se abantu bari ahanga ko terimo ramereza ako kantu amutegereje ko terimo ramereza. Asekezi mwatayemo gantuza. Ko terimo ramereza amagift confident voice yana abana bamaze kunyihera. Urabeshya. Arahiye. Mugeze ke yiki cyempoli. Oya mfite indi voice hano yundi mujama nawe nguri muri akigeto. Oya Kuno kibivuga rero. Mugere bakabyamani nana amazina bro. Ariko se Kenzo urumva nkaho urasakuza ntunakikunda. Ese itamakuru y'umukobwa umwe ariko mana yaje. Kaje reka nkubwize ukuri ndagukunda n'umutima wanjye. Mureke ibyo ngibyo ejo abantu mwese tuzahurira aha iyi nkuru tuzayivimuzi ariko izabiri kujyana n'ibikorwa. Cyangwa ni mugoroba wa hano. Muyikore ni mugoroba mwese musharinge ndashyiraho na Twitter kuko abantu nk'aba tuba tugomba kubashyira hanze. None se Stina yarafite inkuru ariko. Oya yo nkuru muyireke ni inkuru ingeza aka kanya. Yuyu ivuga ku muntu. Ivuga kariko karambagasha. Agaci Nivuga ku muntu. Kagore kariko karambaga kandi nawe reka kudutera amatsiko wanjye. Nize wavuze uwo muntu. Ndaza kubanza mukubwire. Uwo muntu se ari hano? Umukobwa uri hano. Reba DM yawe. Godfather. Yo. Stina nawe tubabarire cyane wanjye. Genda ushakisha inkuru y'uwitwa Madederi. Yo, mumba nkubwira ikintu kimwe je, sibyo? Madederi nta kintu namuvugaho kuko ategereje kugera muri Amerika uramuga bakatangira kumukubita nk'akadenesi. Umva. Genda ushaka inkuru y'uwitwa Madederi. Arahiye. Madederi atiki. Madederi wa undi kina mfilime.
oya no urabizi ntabwo njya mpangira inkuru reka ejo ndabanza mbage kimwe gishenzi abantu bamanza bamenye ukuri nyamara kumenya ukuri then tugaruke mu mihanda Madederi tumureke twamuvuze igihe kirekire nawe arasambana se Madederi bro ni umugore yakonse gukwe mu mureke tugaruke manager wagiye wihangana rimwe na rimwe Madederi mu mureke yiyubakire hari amakuru angera hose oya yabika gira impuhwe uyu nguyu uyu Stina ni gatiki iki se uyu Stina ni kandi Stina wumva afite inkuru aha abanga bakamaze nkarebe icyo nkundira Godfather arakoreye kukisanzura nyuma akakwe ese arandeba iki ntacyo ndeba kandi usanga ntabwo bamwishyuye bari barimo baramushyira muri dosiye kugira ngo yumvikanishe ko ari umuntu wa danje nyine ni wowe gasuka ariko uvuga usabana na Young Grace ariko se umuvandimwe ntabwo navuze ko basambana navuze ko basambana Grace ni umuvandimwe navuze ko baryamye wo kabyara nabyutse Jay kandi ntabwo turarana no navuze ko muryamye ntabwo navuze ko murarana okay hayi wewe muri mukondo rero neza akakubwa no mu rugo Stina inkuru wampa nakwemera ko ari ukuri kuko nta wakwima inkuru n'iki kirimo none se kugiye gusana Young Grace muravukana ni kuzina uvuka icyango ubundi akavuka mu ntuza Gisenyi ako Jay byose Stina nagize urama makuru y'iki kigo kuko ngiyewe inkuru y'unguyu no kuvuga ngo ntangiye mfashe isururu ipiki iki ngiki cyagadi ndaza kuzana amakuru yose byose nzarabikasa ariko nge ntabwo mbanzana action urabanza ugisange muri Ottawa uravuze urabanza ugisange muri Ottawa sindi kumva urabanza umusange muri Ottawa Stina simbona muzi naramuzi urumva ke atacumbi kimaze kubona ibyangombwa ndaje ndikangane gato nigisa papier nkajya kiba gikikirwa mu byabo ibi bigori byabagiye bikamaza bikanirwa nta gihe kinini amaze ngaha nicyo kintu kiba giteye umujinya nose ntimwabonye urunguru bamanuye ejo muri Kenzo none urugo ry'inkuru aho kugira ngo rwavunitse rushaka ibya aho kugira ngo ruze ruce bugufi rwiyubake dore umwanda ruri kwivurugamo wabanjuka ukamanza ukiyuba ukabona n'ibyangombwa n'ukuntu bari kubyimana no ni izina ry'Imana iyi kesi namuzigeze mu Rwanda bahita babibanira baramutahana kabisa ariko urahanga haturasamye ngiye nkimara kumenya ko ndafite ibyangombwa nahise ngenda gake urukumva ariko noneho ntabwo rubihagarika rurakomeza kubikorera abandi bakobwa kubera iki waretse ubwo rugo iki warize ngo gutanga $200 gutanga ubufaranga utanga ubufaranga nyuma yo gukora umwanda wivuga mu mwanda wamanje ukiyubaka ukuntu umupira muri Canada uhendutse ukuntu umupira muri Canada uhendutse mana wewe neza ukabona umukagura ngaheke gasceze Stina mpa nimero yawe nabonye umukobwa ushobora kubutanga intozi watanga amakuru urumva nta nimero y'umusirey kuri nyasiga inyuma oya ntago ari umusirey kandi ari umugabo nyandikira nimero nyandikira nimero n'umugabo ntacyo bitwaye ubwo afite amakuru menshi mpa nimero yawe ariko je wagiye wayinyandikiye mpa nimero utazansaba yakuzitura uw'inyuma Jay urabizi ko nitonda jya umbabarira amazina yawe ninde Jay ntuzasuye kumpamagara
Enzo uravuze ngo Jay yaguhamagara ukakubwira ngo iki Musi Nyenzo recording ndi kukwanga kabuno Stina witwa nde nakwandikiye nanjye nakwandikiye kuri WhatsApp ugenda wandikemo amazina yawe mu byangombwa ngo usevinge numero yawe bibaza Jay wumbaga nkuko nari natari kumbaga nari nati yagutangiye kanda kwereke ese we umva ntago njya menya gutandukanya muri nati na nerinete Jay genda iyo hirya yambaze muta ariko ndashaka ngiye kuza ari akagore kanje mfite bita Blandine bro nshaka kuzakagarura Blandine ashobora kuvuga amasaha 16 n'amasegonda 2 Okay Stina nagusevinze amakuru yose akagore kawe cyane gashiki kawe ko numva mwe bamuvuga kimwe ikintu bita inkuru yose yusukaho urumva iki kigoryi rero urumva Jay mureke urunguru rube abe urugero rwiza urukumva rwo ku bantu birirwa basenya imitima y'abana b'abakobwa uko Jay umunsi umwana yafashe ikizirwa kishyira mu ijosi akiyahura urukumva kubera izi ngegera zitagira indangagaciro nibwo muzamenya ko ibintu bidakwiye turi kumwe dukumira ibyaha rero mureke twamagana iki kigoryi ariko ibaze nawe uri umuntu mukuru urumva ibaze umuntu unatinyuka umva hano bro umva nakoresha birantunguye mani kamubwira ukuntu byagenze urabona akavideo kurabyumva nawe ntago nari kubura kugafata kandi nakoraga nafashe akanyuma gusa bro iyo video ari kuvuga ngo yafashe akanyuma Jay urukumva tuvugisha ukuri video ya mbere yafashe video ebyiri reka ndebe video ya mbere ifite umunota n'amasegonda 25 video ya kabiri ifite umunota n'amasegonda 22 akanyuma no yamufashe video ebyiri iya mbere ifite amasegonda umunota n'amasegonda 25 iya kabiri ifite umunota n'amasegonda 22 ugabaga isarangiza ako kanya mfiro yo ntabwo yansanga ishobotse noneho ikiza urukumva urutipe n'uruwerewere rurangije rwohereza video rubyemera sha erega Jay ibura no kugira ngo ubone umuntu uvuga wavugira umuntu muzima ufite ubwenge urugo rurangije rugenda rusiga ibizi biti nyuma ko rwabikoze rurabyihamya nibyo video nayifashe urukumva ngo sinari kubura kuyifata ntabwo nari kubura kugira nte kuyifata gicoco ngo ariko ngo umuntu tubana mu nzu ngo niwe wayisakaje y'umusongi akoje mureke duca umuco udahana urumva ahangaha Jay ahangaha warenzaho iki Jay ko kuvuga uvuga Jay ngaho utanga impanuro ihari niyingisha abana b'abakobwa urukumva bareke gutanga imisundi ku ngegera muri umugabo uri ntabwo babasha kubica ngo bikunde Godfa umuntu kuri smartphone ye rwose ntabwo yabura kuvuga ngo ibi bintu bizacika ndabura ukuntu bizacika sibyo ukuntu ahantu bitacika urukumva biramutse bitagize icyaha urukunyumva byonyine dufate igihugu uramuje narimo jya kuri Google urebe ejo bundi batoye itegeko urukunyumva nta tolerance kuri social media n'ibyaha bihakorerwa leta ya Canada yarahagurutse kuri icyo kintu mu Rwanda byo murabizi ko twahostinze murangira inshuro zirenga zingaha avuga ibyerekanye n'iki kintu cyo gusangaza amashusho turi kumwe yego ahantu rero hari itegeko icyo dukora ni ugusunikira abantu muri iryo tegeko naho gufata video ariko ibaza umuntu normal papa
ngo kuyifata ho sinareka kuyifata. Wanawita musundi bro. Je ndashaka kugira ngo mugenera ubutumwa nubwo ejo hazaba space na live no kuvuga ngo ubutumwa buhari yewe ndabugenera abana b'abakobwa. Mugenere banze mugenere iki gihone. So ubutumwa nagenera gari. Ngo kumubwira n'ibyo bintu gira bicikaho. Sibyo? Nta bugabo burimo urumva asura kunyara. Muranyara. Wandi munoga mu ntoki bro. Munoga mu ntoki. Uti ubwo ibyo bintu komeza ibyo bintu rwose nta bugabo burimo. Ibyo bintu nta bugabo burimo urumva ngo ndimo ndanyara jamutse. Urumva? Ibintu nta bugabo burimo gira rwose ebane n'uwabo warabikoreye umusaba imbabazi. Urumva ureke kumuhobageza naho ubundi ubuzima burendereye nyine abana babifite muri za telefone ntabwo barekura ndabizi. Nicyo cyo nyine namubwira. Hari ikindi sura wamubwira kindira n'umuntu umwe ibi ngibi ari buze kubivamo amahoro se. Abana bamuretse bigafata ntabwo yabikira. Bamuretse bigafata ntabwo yabikira. Babyumva? Kenzo. Inama ku mushuti wawe utumwa. Abandi niba bavuga ndaje genda ngo. Kenzo agiye kumaza yiherera manza ririmo gato. Jessica nyuma yo kumva ibintu wumvisha ute? Nyuma yo kumva ibi bintu nubwo bancecekesheje uyu muntu agomba guhanwa pe kuko ibintu yakoze ntago bibaho. Anabeshya n'umuntu ngo yohereje amafaranga ngo babihagarike ntibabihagaritse. None ayo mafaranga yayohereje he? Murakoze. Gatema fungura mayike. Gatema. Nyuma yo kumva ibi bintu oya ibyo byonyine ni umugome no kugira igitekerezo ari kumwihera ashaka agira yari afite ubwenge bungaye. Umuntu ari kugwasha nawe ari kurwana no kujya kurikodinga nyine yakosheje ndetse navuga ngo Ozi Karame Godfa nubwo kwisiga kuri ariko muhereza ubutumwa ndicyo na nose ari kumubaga ari kubaga nese ari kunyita igikurakeka ko ntabizi ko ndicyo cyangwa ari kubinyibutsa. Komeza rero. Nta kintu nakoze arakoze ubusa gusa nyine ikintu namubwira ibyo biriya bintu nyine ntabwo ari byiza gusa nyine duca umuco wo kudahana. Njye nta kintu namubwira ahubwo nyine njye icyiza ni uko yakurikiranwa agahanirwa icyo yakoze cyangwa n'undi munsi atazongera n'abandi bakamureberaho ntibazongere. Njye yisuhuza Nyabitanga. Nyabitanga ye? Nguyu. Tushu saba. Nyabitanga ye? Dore nguyu bamuza. Namani. Nyabitanga. Karame. Wakize? Nkirikisa murese. Reka nkubwire. Hari akajambo nibutse kaba muri Bibiliya. Ngwiki. Urumva? Ngize amatsiko y'iryo jambo. Urumva je? Kavuga ngo guhora nuko Uwiteka. Niko kampagaritse. Karame. Narababaye. Narababaye. Nanjye narababaye kuba bari abantu baragushutse. Nacuka mu bicyo wakikoryo. Je ndagukunda man. Tugaruke ku kibazo kiri aha. Bacuze mu biki?
ubundi yanyabitanga aba yisekera nta kintu na kimwe wakora ngo umubabaze gato genda gake kabanya amagambo gaswe twezi iki twezi iki ninjye uri kubwira nyabita Karame. niyo zina rimwe ngo gaswere nyabita mbande aho nyuma ndimo ndareba muri none nyabita ariko yakoresha n'akarimi bitwaye nyabita Karame je. nyine mbwira ngo bacutse mu Abantu baba barimo barakwandikira bwa message turanga kuri live. ese wavuze ko ari John uri kunyura uruhande ujyayo Buriya se niwe. none se nyabita nyabita Karame je. twitaba wa muntu uretse gato tugiye gutangira indi story guhishira Yego wa story we je ndakwibujije nigiriye mu kazi. umva nyabita Karame. guhishira ibyo wahishiraga wumvaga ari byo Ni ukuvuga ngo nawe wari wabihishiriye. oya ikintu nahishiriye cyakora cyo ntashaka no kubona navugaho ni uko warasambanaga na Sirisi sibyo Ntabwo twasambanisha barakubeshya. Barakubeshyaga mani. no mwarasambanaga kandi nawe umuntu mwakundanye se umuntu utarasambanaga Ndetse. nyabita Nde. nyabita 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 Karame. Sirisi ntiyagusweye Karame. Sirisi ntiyagusweye Oya nukuri shiri. nese wakunda n'umuntu utaguswera umuhize ukuri Oya pe. kandi mwarabyemeye kijya gihe Ntabwo twakundanye. Ase wakundana gute n'umuntu mwirirwana ku cyaro. umuntu uribo we muravuga ibintu by'ibice nka ciko sinumve neza Umuntu mwirirwana ku cyaro so bivuze ngo Sirisi nyine umuntu mwirirwana ku cyaro biragoye ko nyine mwakunda. bivuze ngo Sirisi ni akantu k'akabwa nyine kari aho ngaho tu nyine udashobora kuba wakunda wowe Ibyo ngibyo niwe bivuze.